Turabasuje inshuti bakunzi ba Vitanest Health tubifuriza kugubwa neza na gahunda twabateguriye, gahunda tubategurira buri munsi kandi tuzi neza ko zibafasha aho muri mu bice bitandukanye by'isi, haba bari mu gitondo, haba bari saa sita, haba bari nimugoroba ndetse n'abageze ku munsi tutarageraho. Mwese tubifurije kugubwa neza kandi tubararikira ibiganiro byerekeye ku buzima bwiza bushingiye ku bumenyi bwa siyanse n'ubuvuzi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku muco woroshye cyane ariko ufite inyungu nyinshi. Nta wundi rero ni ukunywa amazi uko ubyutse mu gitondo. Ese ni bangahe babikora? Ese wari uzi yuko umubiri wawe uba umaze amasaha menshi utabona amazi nijoro? Kandi kunywa amazi menshi mu gitondo bikaba byatuma umunsi wawe ugenda neza, mbese umunsi wawe ukamera neza. Uyu munsi rero turareba hamwe impamvu ari ingenzi kunywa amazi mu gitondo ndetse n'inyungu zabyo ku mubiri. Tunarebere hamwe n'uburyo bwiza bwo kubikora. Turaje mu kanya rero dutangire n'igice cya mbere. Turagarutse rero n'igice cya mbere aho tugiye kwibaza ikibazo, ese bigenda bite mu mubiri nijoro? Mu gihe usinziriye ntunywa amazi, umubiri ukomeza gukora, guhumeka, gusohora ibyuya, utakaza amazi buhoro buhoro. Ibi rero bituma ubyuka ufite dehydratation nubwo utaba ubibona. Igice cya kabiri rero tugiye kurebera hamwe inyungu 7 zo kunywa amazi mu gitondo. Inyungu ya mbere rero ni uko habaho icyo bita rehydratation cyangwa gusubiza amazi mu mubiri. Amazi ufashe mu gitondo asubiza umubiri wawe ku murongo ndetse agufasha gutangira umunsi neza. Inyungu ya kabiri rero, amazi atangiza metabolisme. Kunywa amazi uko ubyutse bifasha umubiri gutangiza gutwika karori. Hano iyo unyweye amazi mu gitondo ubwo umubiri ubonye akazi ko gutangira gutwika karori nyinshi ziri mu mubiri. Ibi kandi byongera energy mu mubiri wawe, bituma wumva ufite imbaraga mu mubiri. Inyungu ya gatatu, amazi afasha mu gusukura umubiri, icyo bita detox. Amazi afasha impyiko gukora neza, murabizi cyane, ndetse amazi agafasha gusohora imyanda mu mubiri. Inyungu ya kane rero, amazi afasha igogora gukora neza. Amazi ufashe mu gitondo afasha amara gukora neza, agabanya constipation. Inyungu ya gatanu, amazi atuma ugira imbaraga, icyo bita energy boost. Aha rero iyo utabonye amazi ushobora kumva unaniwe, ndetse amazi akaba yagufasha kubyuka wumva umeze neza. Inyungu ya gatandatu rero, turahasanga ko amazi afasha ubwonko gukora neza. Ubwonko bukenera amazi kugira ngo ube wakwibuka, ni uko ukenera amazi, ubwonko buryo bugatuma ugira memoire yibuka, ndetse ukagira n'ibitekerezo bityaye, ibitekerezo bizima. Inyungu ya karindwi rero, amazi atuma uruhu rusa neza, ukaba ukeye, mbese ufite uruhu runyerera, uruhu rusa neza. Niyo utakwisiga amavuta ariko wakurikije ibi ngibi ushobora kugira uruhu rwiza cyane. Amazi kandi agabanya icyo bita dryness cyangwa se gukomera k'uruhu, atuma uruhu rudakomera cyane. Igice cya gatatu rero turarebera hamwe uko wabikora neza. Hano rero inama zoroshye: nywa amazi mbere yo kurya, ndetse cyangwa se kunywa ibindi bintu. Tangira n'igikombe kimwe cyangwa 2 bya mililitiro 150 kugera kuri 500. Ushobora gushyiramo indimu nkeya niba ubishaka. Kora ibi buri munsi kugira ngo bibe habit cyangwa se bibe ibihoraho. Tugeze ku gice cya kane rero, ari nacyo cya nyuma, ibyo ugomba kwitondera, ibyitonderwa.
ntunywe amazi menshi cyane icyarimwe. Niba ufite uburwayi bwihariye, baza muganga wawe. Komeza kunywa amazi no mu gihe cy'umunsi wose. Sinasoza rero nakubwiye kugira umunsi mwiza ndetse no kugira ibihe byiza bitewe n'aho uri, niba ari nijoro kugira ijoro ryiza, kandi tunakurarikira ko niba iyi video wayikunze, yisangiza inshuti zawe, uraba udufashije kugeza iyi nyigisho cyangwa se iki kiganiro ku bantu benshi bireba. Wowe ukigera hano bwa mbere kuri YouTube yacu Vitanest Health, kora subscribe ndetse unakanda no kukazugira ka notification kugira ngo ibiganiro byacu bitazagenda bigucika, cyane ko twahisemo kujya tubafasha mu biganiro bifitiye umumaro rubanda cyangwa se bifitiye umumaro sosiyete aho iri hose yumva ururimi rw'ikinyarwanda ku isi. Turabashimiye rero, tubifuriza kugubwa neza na gahunda za Vitanest Health. Nge mwari kumwe ni Bruno Yves, murabeho. Vitanest Healthy, ubuzima bwawe niwo mutungo wawe. Vitanest Healthy, Vitanest Healthy, Vitanest.